Allah subhanahu wa ta'ala bimfashe numva n'umutware wanjye n'umwana. Nuso muceri asa n'ufuta mwanumye ibisibirayi izi sinyoni. Allo? Tia. Ndahinze kandi kubibona. Karaza kakanja je mubwire nuko nyine akwiye kwabasha kumva nuko Wamukobwa Manuel agiye ntabwo mbyumva shakoshi yanjye arayijyanye Manuel agiye shakoshi yanjye arayijyanye cyangwa arayisize arayijyanye we mana yewe wasanga ibyo nakoreye papa we ibyo nakoreye muzehe bingarutse we wasanga ibyo so gukina mwihakanye kuko we none wumva ko nigenje shanda yeba we ubusenda zitwara utese ndatwara rinete ndatwara yeba noye ngoma mu giteme nagiye oh baby yewe mwana baby sorry yeba we oya yeba mwana ubaye iki byagenze bi oya humura nitwa rukundo humura oya yeba we dore rwose humura niko baby byagenze bite excuse me byagenze bite wabuze iki mbwira ndagufasha reka Manuel ninde nuwahehe Manuel yakoze iki byagenze bite Manuel yaputanye na telefone yanjye igikapu Manuel yeba mana nyagasani Manuel ni ubitwaye yego nagari wowe oya ntabwo nese urabana nsa nawe utwaye yeba telefone yawe marete iki niki byose yego yeba mana nyagasani we umva humura oya ndagufasha kugira ngo tumugereho sibyo noneho Manuel turamubona ute sibyo kanje ko Manuel kamuzane yego uriya mugore gusa nuko ari inshuti yacu ntabwo ati wambaye macayicayi beza kamacayicayi umwe mu yaryoshye cyane wewe uretse ati imana bose ntashwamye yambwiye ko nabikoze nabi bose nawe uriya nawe bafite umushitsi neza ibintu byaraheze ako ntabana bibi hasigaye n'amafaranga nabwira ku isoko nkabikina nahakwe nkamwemera ikintu kimwe akara buri gihe cyose amakara nguze mu kanya bagiye gushira mu kanya gato cyamugwe nawe arimo kumvisha kabisa meze bite cyane nziza pe se kumva notetse ibyo byicurutse ko wishwikanya byagenze ute umva uzi ko neza nageje ubu ngubu urabizi ko nakunda gutinda ku isoko navuye hano no ku isoko ngeze ku isoko none ndi kubona batetse ibiryo byinshi byagenze uratse mubwire genda gake mubwire kandi rero ntabwo abana n'abakire niyo ngwara muba mufite abana n'abakire n'ikibazo mufite ntabwo kizi ubu nuko mbaza ngo natinze ubwambere nziragemeje gufura uretse natende ubundi n'ibyo aha uretse mwereke
Ngiye ngiye kuwabura bitiko. Sana turebe Yiba usumuceri. ushaka kugafa. Usumuceri. Usumuceri asa amavuta manumye. Ibisi birayi. Izi si inyanya. Uretse. Tubundi kuvuga ngo ibyo byarahenze. Ibi byose utetse ni ibyabambye. Banza bazereza mubwire. Bambye. Bose akakanye. Fone birasonyegeze hehe. Haninze ngona uminje mitsiko chimirongo nene. Telefone. Fata telefone. Telefone. Amba bafite umushitsi avuye mu cyaro. Ese uvuye mu cyaro twe tuzanye n'abanyacyaro. Kandi uzabanyeshanyene bake barajya mubwiza kuri bijya bigesha ngo muraje pe n'ukuvye. None se abo bashyitsi ni bangahe se ubundi? Umusaza gu. Umwe se cyo kubyo byose. Amafaranga yarabuze akora nakose kaha. Ahubwo naho arashobora mugana ibintu byarahenze ariko ntari no kubibona. Ibintu byahenze kandi no kubibona. Karaza kakanja je mubwire nuko nyine akwiye kwabasha kumva nuko mbakunda kamwerekana ariko umusenza nafu haza kamabyo kama kutaje byikuri baraze mu gatondo mfuru njyamwe kuri telefone kuri WhatsApp nyose ko hari uhamba ngo uce kumbwira bikiri kuziza marenza abiko nzanateka ahubwo n'ubwo ubundi ubukuri ahashoje amashoje kwicara ubundi kanisha umutwe gusa kana cyabonetse uyu uzobona ko bose biba byaramukuwe ujana uligo wiche kuri WhatsApp gusa nta n'ikindi muri kaniko akazi kaza amazi arashize muri kabarira n'andi mazi gato Manuel reka da umva nkubwire Manuel ndamubuze ariko dutekereze neza hano tumukura bawicaye hano bawicaye hano icara hano baba we se kumbona uri kubira icyunzwe cyinshi oya we uri kubira icyunzwe cyinshi ruhuka reka dufatemo agapoze ufata akayaga mu birenge we reka dutekereze neza hano dukura Manuel ariko Manuel baba we ndaje mukuzanira nidubona arayishe nkatswe Manuel nidubona arayirangije we we urumva uri guhumeka umeze neza oya Manuel oya muretse gato Manuel yaciye hehe iburyo cyangwa ibumoso banza humeka excuse me tuza yaciye iburyo cyangwa ibumoso namusize yicaye aha narinyuze hano none reka nyure hano mushaka rero ejo nakasinaye muzehe naramubuze muzehe yaje Kigali aje gushaka Wamukobwa wacu Nyiranziza uza kubyara umwana umwe akakubera ikirumbo Nyiranziza twaramubuze muzehe azaje kumushaka none ubu nawe naramubuze niko kuza Kigali nje kumushaka naramubuze ubu na telefone ye ntanyiriho ubwo rero umugabo telefone ntayiriho umwana twaramubuze ubu nahagurutse nje kumushaka ubu nasize nkinze ndimo no kujyenyine mbaye umupfakazi kubera umwana ubu sinzi icyo nakora mbuze umwana mbuze n'umugabo mbaye umupfakazi ihangane mba tuzagufasha kumushaka kandi tuzamubona uhura kandi ukomere urakoze kunyihanganisha Imana ndibura kandi umutima wawe ukomere tuzamushaka bishoboka muri Kigali nubwo ari nini ariko tuzagerageza tuzamubona uhura umutima wawe ukomere tuzamushaka urakoze neza cyane urakoze Mwana Allah subhanahu wa ta'ala bimfashe numva n'umutware wanjye n'umwana uburyo ncanga rimwe na rimwe gusura umubiki igihe wahereye ijoro ryose umanza ku isi sorry kuvuga ibiki gusa ari ibyo kuvuga bitari byo wimuritse imitima wanjye ntabwo se wabyutse ryari wabyutse kare ufite ikihe kibazo ubundi wambwiye nta kibazo mfite kare guhera nijoro wimuritse imitima witse imitima bihamaze rero udashaka kubimbwira kuza ku isi sha ari ufite amayinite
Aje ufite amayinite. Ndafite. Nayifashe ngo barumize mamagare. Ndizo amayinite se aho yagiye telefone. Sayisi nona byose nakubwiye ibintu byambayeho. Bikise kuva ryari ngiye ubwira ibyawe. Aje birebire. Kamubwire. Nibiki? Ntabwo uzi ibintu byambayeho. Jese ugeze ubimbwira ariko ubimenya ngiye ndeba utwawe. Wabyumva aje se kuri kumbwira nawe ubundi. Erega buri munsi urancanga. Ejo sinzi inkuru zawe. Basi hangana n'umunsi kumbwire neza basi umbwire byambayeho. Ngaho vugana guteza amatwi. Telefone ni iki? Ariko telefone yanjye bayibye. Byari. Telefone yanjye barayibye. Bayikubye byari. Byageze igisibiri. Uyinyiza amamagare sheri. Bakingiraga. Shayitse rero ntabwo uzi ibintu ndimo ngo ariko nzakubwira. Barore. umupira wa bosi umeze neza kabisa ariko bosi ko barayaje nigira cyo kiramukwiye imana ziraba muze waramutse wabyutse amahoro kabisa ndabona nawe akazi ugashobora gusanga akazi ko ngaho genzi bigana gukora niyo mbona nayo kusa nayo usigabyutse agashakisha ahantu ajye gufura nyine ahangaha inyuma ho gatoye aboneka urabonetse nk'ishari hasi ntazi gusa asanze w'icyase kumwe na gasege n'icyo kumagane aho agatero turi kwiganira nambwire niwanyu ushaka ukomoka muze yicara ahangaha kabisa ahangaha niturangiza turabasha sishaka gushyika hasi hano kugerageza ubwonko muze nashake nabonye uza kuyerese burya papa kwa bose byara bosi buri ahubwo bosi wawe ni umuntu mwiza je ni mwiza cyo ndabizi buriya tuzakubaho iyo urimo ugenda nserera narabuze n'inyuma aho nziyoja Ubundi kuki kuvugana n'undi wabaye no telefone se mu cyangwa usuze telefone Hamagara wa muntu. Ntabwo ndi kuvugana. ati telefone yari muri icyo kibazo mbaye. Hamagara bikamayinite ariho hamagara. Nushaka rero ngaho kuvuga neza. Nzabona ubimbwiye. Okay sawa. Unisije guhamagara. Sinjye guhamagara shumbwe ko telefone yanjye bayibye. Deni mba yamuririnze. Muhamagara. Maraisi barayize mu mutwe ra. Ndayizi. Allo? Allo? Hani bite? Umeze ute? Hani ndagushaka cyane ari ibintu byambayeho ubu nta telefone mfite ni Aisha wamukobwa turarana nyine niwe natiye ndagushaka cyane ndagushaka cyane she ndagushaka uvuze ntabwo ndi gukumva neza umva wa munsi dusohoka nuko ahandi twari twasohokeye nyine mu mujyi urya munsi nyine bahise banyiba telefone banyiba inkweto banyiba ishakoshi nta kintu na kimwe nasigaranye wumve okay nise diatwana na ryari sa no chérie ura ntabwo ari papa ntabwo ari papa asheri wajya unyizera koko ndetse nimba utankunda ufite abandi usigaye wizera alo igihe umva aramubye Asubuye ndamubaza uti jya papa wawe na sheri wawe bihuriye he? asari ntabyo nakubwiye ubundi Kuva ryari se wabibwiye cyane? ayi ntiwabyumva kuko twahuriye mu mujyi rwagati Maze baramwihakanye namubwiye ko uretse ubwongo ki? baramwihakanye Wihakane papa wawe? baramwihakanye pe Umva yari ameze nabi asa nabi nanjye kumubona ubwanjye naratunguwe wihakana papa wawe kubera umusore. naramwihakanye Ayo ni amafaranga. ni amafaranga Aho reka mubwire umubyeyi murutisha amafaranga.
cyane rwose reka none se wabwiye ngo none se kamubwire ari papa wanjye ntacyo na kimwe nta amavuta nta kazi mfite sibyo aho kurara mba mu mujyi nabaheheze nabahe bigatuma wihakana umubyeyi wakubyara ngomba kumwihakana kuko yasaga nabi cyane reka mubwire wihakanye papa we kubera amafaranga cyane rwose reka mubwire ntabwo amakuru yanjye nyaguhaye nawe wakumirwa kuri ubu iwacu niyo mu bugesera nubwo ubona naje ahangaha ntoraguwe n'uyishoboje robuja niwe wantoraguye mu mujyi hariya ahantu mbona amazu ntanabasha no kumenya ubwoko bwayo pe nabaho sinigirana nayo muzeyi ikintu cyiza mwakwize nari nzi kumva naho mbona ndakwakira ntiratuje umuntu nguyu byakabikunda reka kuba bosi kabisa kuko nabonye ukuntu wakuze ukunda nakuba wumva nta nicyo munapfana nta nicyo dupfana se reka njye nakubwira niyo maze barisa ahubwo iri neza imyenda bosi ntabwo ayikeneye cyane hari makuru neza reka amakuru njye nayaguha mwana wawe dore umuntu avuye iwacu mu bugesera ubu ndi umugabo ndubatse bana n'umugore wanjye nabyaye umwana mwita Nyiranziza umwana yaje kuvana na nyina wabo iwacu ngo baza mu mujyi wa Kigali mu cyaro aho ngaho nyina wabo baje bazananye ari nyina wabo namubuze ubwo ari umwana wanjye namubuze ubwo nza rero ndurongotana umukecuru wanjye yasigaye mu rugo tujya mushakira umwana tugiye kuzapfa twihambye wa mwana w'isukari rero nabivuga gutyo birangira umwana ndamubura aho namenye rero na bosi wawe naje nashaka naje guhura n'umwana rero mbona ari umukobwa wanjye gusa Nyiranziza ndagenda ndamusuhuza musuje umwana ndero umugeri ukarubanda banyigaramaga uti ntabwo uri papa uretse bonye arangije nakwihakana hafi no kumubitira mu mujyi nahindutse rubera imbere y'abantu ibintu by'iki gihe ibintu hana yikwanda umwana wibyariye mu nda yawe arakwihakana burundu niba mu by'ukuri ari ukurubyiruko rw'iki gihe rumeze ntaho muva nta naho mujya ndakurahiye sebaga bisuzuye inkoko ndakurahiye pe niba ari uko abana mubayeho nawe wababana kagahinda gashira kandi gashibuka ko dusangira icyayi bamutse barambeshye uze ko ufite umwanya wo kuganira okay ngo tugende wongere kumbeshyera ntabwo nongera rwose kandi ibintu byabyo kutangwa urumva cyane rwose Kira niba boss ari. Boss nawe. Agehese. Sinzana. Sanamenya boss yagiye. Kingurira boss kweri ntumenya ahantu agiye. Namushakaga? Twamushaka. Sizamana no kumenya abakozi ba boss. Pina abakozi ba boss. Wowe tugenza boss ariko. Aba nzana yagiye. Nawe ndaze nabo nazo. Mama ngakwite.
ni heza especially hariya ako harakonje harakonje kontrega urabona jari Kigali hariya hari umuyaga ntabwo wabona nanjye nkunda kubera gukorera mu misozi nkunda ahantu hari umuyaga hameze neza mbese niyo mpamvu nagushakiye icyayi nyine gusha diya wakoze cyane iki cyayi ariko kinasana neza hano ni heza hano ndibuka nigeze kuhaza mfite ibintu by'amasiterese hano bakira neza bampa agakawa bafasha ko twaganira ariko ndashaka kubwira uriya musaza twaje ubundi tugiye muri ranje ni papa wawe hari ukuntu muzi ubundi waravuze ngo abantu mwahuriye basi diya urabizi ndagukunda pe mba nakubwisha ukuri umva muzi uriya musaza nibwo bwa mbere nari mubonye ntabwo muzi kubera ko ari papa wanjye niyo ugomba kubwira ntabwo ari ibintu bitari kubyo nawe ko nkakubwira ko ari papa wanjye ariko si papa wanjye ntabwo nakubeshya diya none se mwahuriye ukuntu ukubitana n'umuntu ugiye mu gakaritsiye guhaha ugakubitana akakubwira ati mbwira intore ukamubwira gutya intore ariko ntabwo umuzi iyihe karitsiye nyine mwahuriyemo ku buryo mushobora no kugura nyuma y'igihe runaka turareba Kimironko hariya Kimironko neza ku isoko ryaho hariya ni niho twahuriye aranagira arambwira ati mbwira intore rero mubwira intore umva ntabwo umuzi diya tuvuge ko ari ba musaza bagenda basaba bavuga kera bitekerejeho cyane usibye ko abitekerejeho cyane nabitekerejeho uburyo ugiye guhamagaye mu izina runaka kandi azi kuvuga ko ufite umwana we muba yamutumyeho byanteye kwibaza cyane ko ahantu mwamuzi urabizi ibintu ntabwo ubeshya ndakeka mu myaka 2 tumaranye maze kumenya bihagije n'insanga imbere nzaba ikibazo rwose nta kibazo rwose diya katumye cyane tutanabona nza kuri telefone ndamaga password narakenze nawe ndetse mba ndi kwibuka ariko ibyo password ndamaga password ko hari icyo nshaka kumenya ntabwo nshaka kubyumva ko mu mafoto yanyeretse ndabona umuntu umeze nk'uriya musaza iyi foto se ubonye arangije arakwihakana hafi no kumubitira mu mujyi nahindutse rubera imbere y'abantu ibintu by'iki gihe ibintu ntanayikwata umwana wibyariye mu nda yawe arakwihakana burundu niba mu by'ukuri ari uko urubyiruko rw'iki gihe rumeze ntaho muva nta naho mujya ndakurahiye sebaga bisuzuye inkoko ndakurahiye pe niba ari uko abana mubayeho mba nawe wababana agahinda gashira kandi gashibuka abana bakino gihe by'ukuri byumva nanjye ndabizi pe cyane b'abakobwa ariko kumva ageze ikigali umenga ageze mu ijuru ntabwo ari warangiye kuvuga ko bose yambwiye zamumeze bite waramutse ndabona nawe wakuze shaka umaze kugira umutwe nk'uwangera araje cyane arambwira ngo araje bose reka
none wari warangiza asa n'uwarizo muze ngaho bugiye turavuga ntari naje ngwa ni nereka sam sam wabona abantu bagera kumbe kumva barara Wana mimi na mimi bagati abana n'abakobwa nta kubize bazibona nuko ngo umuze mu tuzo ko papa wa boss Icyo kose si ntabwo rero. Jimbi benye kunyene none mva kukira umakora uriya musaza yaje umwana w'umukobwa kwamana ikigali sinzi byaraje koko nyabimbyi ageze ni Kigali urabizi yigira sineye kwina raho ngaho bahuriye ngo mu mujyi wa Kigali kwa Rubangu umukobwa None wari watije kupfa bose nasanga bitari. Yakusigiye imyenda. Nakune kuyabona gute Hagoja umba mubwiye uretse uzamumegereza kubwiye azakubwira boss wewe wanari asagushaka nkaraba ko yamuceri ntawe ushira kuvana nkandi ngo akuzi amakuru ibintu byarahenze Bonetse asanda biza ikiro cy'umuceri umutanzania nimero ya mbere 200 hose ikigori icyatamira kuri 100 isiyo kuri ucyatana Icyo kugavura wewe uzajya ubona hano uti ariko dazasi umva munsi umva mbiye hakuna hasi y'ingavu nabeka wabo ntabwo ahubwo nawe nk'umuntu dukora neza urabizi kuri nigo yanje nk'ubuje kumbara ko agira ze naho urakamete yo erega byemba nanakwemera gisaza we tuzajya dukorana we ntari ahubwo gusuza kumbira